neza twongeye twagarutse kuri YouTube channel nizeye ko meze neza uyu munsi nifuje ko tuganira turi kumwe n'umuntu nabazaniye uwo muntu ni surprise cameraman mbabarira umukamere neza umusirimu cyane umva cameraman amubereke neza tugiye kujya tubana umunsi ku wundi abahe vibes zimwe za danje Evan azajya atugezaho ibintu byinshi byiza n'umuhanga n'umwana mwiza. Hello guys, n'umukobwa wanyu Jamila tugiye kuzajya tubana kuri iyi channel mu biganiro bya buri munsi. Tugiye kuganira kuri iyi topic igira gutya ivuga iti ese urukundo ruzanwa n'amafaranga cyangwa amafaranga niyo azana urukundo? Njyewe uko mbyumva numva urukundo rutazanwa n'amafaranga kuko urukundo ntabwo numva ko ari amafaranga ruzana. Wowe byumva kubera iki? Kubera iki? Numva ko aho urukundo ruri byose biraza. Nibigishije ukuri? Yego. Kwizanwa n'iki? Nyine urugero turamutse dukundana ufite umuntu umukunzi wanjye ntabwo nagendera ku mafaranga afite, ntabwo nagendera ku butunzi afite, ahubwo njye numva namukunda nta kintu na kimwe ngendeyeho. Wowe byumva ute? Njye rero uko mbyumva nta mafaranga nta rukundo. Niko bimeze. Kubera iki? Gute se nyine ahubwo nese urukundo ni iki? Urukundo wowe kiri gushingiraho nta kindi ni ukuvuga ngo ni nka kwa kundi kera nyine bajyaga babivuga ngo aho urukundo ruri nta kitahaza. Muri iki gihe rero wapi kabisa njye ntabwo ari uko mbyumva kuko reka gusobanura kuko ntabwo uzagira wenda ufite umugabo murabana muririrwanya umunsi wose biri utariye nta kibura none muzabaho gute niba nta mafaranga ahari? umva reka tuvuge gutya ntuze kumva ngo wenda amafaranga mwumve ngo ni amafaranga y'ikirenga sibyo? Ntabwo ari amafaranga y'ikirenga. Oya amafaranga ari amafaranga. Niko bimeze amafaranga ari amafaranga. Oya noneho reka tubigereranye kuko ntabwo nzajya kubaho nabi ngo nkurikire urukundo ahubwo aho amafaranga ari urukundo ruraza. Nyine noneho reka mubaze ko uri umukobwa mwiza uri inkumi uri urubyiruko umusore utagira akazi ntiwamwemera ari mwiza afite imico myiza ntiyagutarika mwemere? Yago ngendera ku byiza. Ntabwo wamwemera ngo ni mwiza? Ni mwiza se nzamurya nyine oya ni mwiza se nzamwambara none se wowe umva nyine nkubwire oya subiza umva Jamila reka twumvikane sibyo? Umusore aje nta kindi kibazo afite nta burwayi nta ki akaza akakubwira Jamila naragukunze ndashaka ko umbera girlfriend. Nyuma yo kunkunda nyine aragukunda ariko nta kazi afite ariko afite urukundo arukwereka akwitaho aguhamagara mbese agukunda nawe ukabibona pe ariko nta kazi afite nyine nta mafaranga mbese nyine ubona ari ibintu biraho ntabwo wamukunda? Nyagasani wahuzwa n'iki se kumukunda kandi yawe nyine afite urukundo? Dukundana kugira ngo bizagende bite? Njyewe umusore araje arambwira ngo arankunda tuzakundana umwaka wa mbere uwa kabiri uwa gatatu ngo nta mafaranga afite kugira ngo bizagende gute? Nyine mbona uvuga ngo nta mafaranga afite. Tuzicara ngo wenda twese dukundana wenda kugira ngo tuzakore n'ubwo bukwe dushinga ubwo dukora umuryango ubwo ngubwo bwo twabakora mu ki muri ubwo bwiza bwese muri ubwo busore bwese noneho nubwo atagafite uyu munsi ariko wenda azagira ibyo akora bigende neza mbega muri icyo gihe cyo kuba wakwihangana mu gihe cy'urukundo. yarakwihangana rwose singiye kuzarwara stress n'imitima ngo kubera ngo inkundo ngo ni icyo oya rwose muri iki gihe turimo buri wese areba nagaruka ngo kunyunguze abantu bataza kunyumva nabi ariko uba ugomba kureba kuki wenda uyu muntu usendi kumukuraho iki ejo bundi ashake ngende tubanye amezi angahe nanjye kuzajya nirirwa ndira ngo ibiki n'ibiki ni nacyo kizatuma hahandi nyuma nimbura ibyo ngibyo mu rugo rwe nzajya gushaka abandi bafite ki ayo mafaranga. Rero kugira ngo nkore ibyo njye kumuca inyuma n'iki kindi naretse se ngashaka uwo nguya. Ariko hari ikindi kintu nakubwira sibyo ushobora kumukunda wenda atayafite pe sibyo
nyine wenda nawe ntabwo waba ubuze ikintu ukora sibyo mugakora mugahuza amaboko byandi mwifuza kugeraho mu kazi tuzahera kuki ndajya gushaka umuntu udafite amafaranga nanjye ntayo mfite ngo bizarangire bite yambwira ugomba kugira icyizere cy'uko nta cyizere rwose utureba ibiriho ibihari aba ari byo dufatira tutazagera n'ububeshya kabisa ndumva bitoroshye niba ari biroroshye cyane ahubwo wowe nuko utari kubyumva biroroshye ese namwe niko mubyumva mumbabarire abantu batubwire muri comment ariko ndabizi reka nkubwire muri iyi Kigali turimo muri ubu buzima ngo ugiye gushaka umusore ngo udafite amafaranga ngo aragukunda uzaba hutese n'urugero uribana mu nzu aho iwanyu wenda nta mafaranga nabo bafite ahubwo wowe shaka uwo musore ufite amafaranga akorere na famiye ntabwo byaba byoroshye ibyo bintu reka nkubwire biroroshye cyane kuko umuntu ugukunda ntacyo atanga njyewe reka nkubwire none side yawe ndayumva nyine ubwo ni iyawe kandi ntabwo yahindura iyanjye kabisa nyamara reka muri comment batubwire turaza gusanga buri wese afite uko abyumva buri wese aravuga uko abyumva ubwo ngiye ku ruhande rwanjye niko mbyumva reka nta story z'abantu zisa wenda wowe ushobora kuba warakunze uwo nguwo ntayo mufite mukayashakana ubwo ni mwebwe nyine mufite uko mubayeho naho mubayeho ariko muri iki gihe turimo wapi kabisa ntabwo byakunda kare abantu bizerera mu rukundo sibyo ugashaka ukakundana n'umuntu nta kintu mufite mukazahera kuri dukeya mukazamuka bikazaboneka okay wenda ibyo ngibyo byo guhera kuri duke mufite biba ku bantu babana wenda mu rugo kuko abasore b'iki gihe wenda ashobora kuba wenda none se yakambishije ikintu ashobora kuba wenda kugira ngo aragukunda ejo n'ejo bundi mumaze kubibona aragiye agiye kubisangira n'undi wenda yakunze byo niba arahinduka rero niyo mpamvu aho kugira ngo agushiremo n'uwo mutima mubi kutwo mwashakanye mwarabitewe n'urwo rukundo wapi ushaka uyafite ubwo ngubwo uyabanye utamubonye wakora iki ngo nyine nico ariko ntabwo wamubura burya icyo ushaka ni icyo ushaka ubwo wamushaka nta yandi mahitamo wasanga udafite akazi uvuga ngo mugende oya ntabwo gufunda ibyo ngibyo biranatwara imyaka myinshi wenda ntabwo wamenya ko uzabunakira muri ubu buzima reka mwibutse indirimbo iriya ndirimbo ivuga ngo genda nimukunze mujyane muteteshe n'abasore akaryama ibyo ntabwo nikoshwa mu gihe ntabwo ari ibyanjye mu gihe turimo oya rwose ndumva mare umukobwa dufite hano nyagasani oya rwose basore banjye ahubwo tujya n'abasore kugira ute kugira gukura amaboko mu mufuka bagende bamukoreye bashaka amafaranga kuko nta mukobwa muri iki gihe turimo wakihanganira kubana n'umuntu udafite amafaranga ntabwo bishoboka na nyagasani batubwire noneho muri isi turimo imeze gutya iguruka uragenda hariya kuri social media n'ibiteramo ubona umukobwa mwiza yasohotse ugenda ubyimbire mu nzu ngo kubera ikindi bizatume nibyo nakubwiye no kugira ngo njyewe shaka umusore udafite amafaranga nifuza ikintu nkibure ngende muce inyuma mugiye gushaka ahandi ari shana namureka kabisa ngategerereza aho ngaho mana nyagasani njye rero uko nabyumvaga numva umusore aje afite umutima mwiza wenda ako gatima keza agatima keza si ubundi kazaguhana tiki kugeza ugiye nko mu mujyi wenda bagahana n'iyo tiki ntuburwa ngo nta mafaranga ngo nyine nta mafaranga ni wanda uzageza akirwa kubwira ibintu ukamufasha kurira nahuye n'iki kibazo ukamufasha kurira nta kindi kintu kizima icyo wakora wamusengera nawe muri duce ukora ndetse nawe ukamufasha ese kuki wowe utamufasha reka nawe wamufasha kuduruteze nyine nawe ku mafaranga ukorera injiza okay no boyfriend yego ibyo ngibyo nitwe bakora n'abagabo mwenda mwarasezeranye mwarumvikanye ngo tuzasangira ikintu niho ugomba gukora amafaranga ukayahereza umusore njyewe ku myaka yanjye ngiye gukorera amafaranga nanjye mfite inshingano zanjye ngo ngiye kuyaha umusore noneho reka njye nkwihere n'amakuru ndetse umva ari true story ndabizi hari agace barahazi barahatubwira aho umukobwa urumva afata umusore akamuha amafaranga kugira babane
byarangiza akanagura ibintu byose byo mu nzu kandi harahari mu Rwanda cyane harahari rwose abakobwa abasore hahandi usanga umusore waho mw'iyo quartier usanga umusore uko agiye kumusura ni nk'itegeko ko bagomba kumubagira isake ndetse nziza cyane urumva none nyura wowe byurimo nta n'ikintu na kimwe amuhaye urumva nta n'ikintu n'iki kimwe amuhaye usara kumushaka yarasazi wose babyaragenze bite hoya ni umuco kwigura uwo muco ntabwo ari mu Rwanda ko ntaho ni ibintu bigeze abasore baravuze sinzi ntabwo uri muri ayo ahubwo abasore ntabwo babuze abasore ntabwo babuze kabisa kandi buri wese icyo ushaka nyine buriya uragisengera ukakibona wowe usengera iki Imana izamume rwose umusore ufite amafaranga y'urwo rukundo kuko biragendana ubaho amafaranga ari urukundo ntabwo rwahabura uko bigenda reka nkubwire rero oya ntacyo wambwira Pasi nta kintu n'iki na kimwe ushobora kumbwira ngaho reka nawe nkubaze ngaho mbwira kuri iyi si ikintu n'iki na kimwe wakora udakeneye amafaranga cyangwa utayakoresheje amafaranga nyine oya uvuga ngo oya mbwira ni iki nyine uvuga ngo ntacyo ntacyo nyine ntacyo ariko reka tugaruke nakugaruka ubwo nyine ntacyo niba ari ntacyo ntabwo nahakanye ko amafaranga atari agaciro sibyo ariko icyo nagereranyije ni amafaranga n'urukundo sibyo ni amafaranga n'urukundo n'amafaranga nta rukundo oya ntabwo nabyemera gutyo murajya mu rukundo kugira yishime inshuti zanjye ntibakababeshye ntabwo uzajya mu rukundo kugira uzajya wigira ute urira kandi amafaranga ahari ntuzabona bya byishimo none se reka nkubwire Jamila reka nkubwire ntushobora kuba ufite uwo muntu ugukunda erega wivuga amafaranga n'urukundo oya byose biragendana ngaho reka ndeke kubihakana ariko ushobora kuba wakurikiye twagereranyije abantu babiri sibyo umusore ufite amafaranga wenda nyine yagukunda na undi ugukunda cyane ubikwereka kuzirikana ukora ibintu byose ku bwawe nyine ukabona ko ntako atagize ariko nta mafaranga y'ikirenga afite sibyo umbwira ko wakwihitiramo ufite amafaranga sibyo njye numva wa undi unkunze cyane ari we nahitamo kuko urukundo nyarukundo ariko taza kuba ari rumwe rwa pirate ntabwo rushira sibyo kandi nkizera yuko nubwo yaba afite duke ankunze cyane yagira gute oya ariko ndeka mubaza amafaranga uri kumbaza ni amafaranga menshi cyangwa ni amafaranga sobanurira neza mbega nka sitansi nashatse kubijyanishamo sibyo uri kureba inkumi urubyiruko natekereje wenda urugero nk'umusore nyine ufite udufaranga duke n'ufite menshi udufaranga duke ariko umufite udufaranga duke ari kugaragariza urukundo rwo hejuru cyangwa se wenda ari we mumaranye igihe kirekire sibyo noneho n'umwe wenda ufite amafaranga menshi ariko nyine ubona nta birenze mumaranye igihe kirekire cyangwa uje kugutereta tubivuge gutyo mu kinyarwanda nyine mumaranye igihe kirekire muteretana kandi bivuge gutyo cyangwa mukundana cyangwa muri relationship ukumva mumaranye nyine ari kubona cumbagira pe ku mafaranga ubona ari gake sibyo noneho na wa wundi ugize uje afite amafaranga menshi reka mubwire afite amafaranga menshi wahita ugatira uri wenda mbaye mufite mfite uwo mfite ntabwo namukatira ngo kuko ngo haje ufite amafaranga menshi wenda mbaye ntamufite hakaza uwo nguwo rega no mu guhitamo bireba nawe rega cyangwa ikindi ariko ntabwo wareba umuntu uhita uvuga ngo ako kanya aje kugutereta ngo afite amafaranga ariko nawe ujya kumwemerera ufite amakuru muziho yasebye ko n'abasore b'iki gihe basigaye yirarira ukabona aje kugutereta mu kamodoka kandi katari naka Imana yanjye biragoye gusa hatagira uza kunyumva nabi ntabwo navuze ngo amafaranga ngo ibiki navuze kuri side yanjye wenda arayafite yego yabakemurira ibyo bibazo cyangwa yafite ibyo bafasha ariko ntabwo navuze ngo yandi y'ikirenga ngo yo kuzajya uhora ujya za Dubai na za Hino navuze amafaranga ubwo ngubwo nyine utayafite ubwo ni ibyo
utayafite ajye gukora ashaka amafaranga rwose azabona umukobwa mwiza yifuza ko ndakubwiza ukuri ko muri iki gihe turimo kubona umukobwa ngo umeze ute abakobwa bose basigaye bihagazeho nabo basigaye bazi gukora bazi gushaka amafaranga yabo ariko ni nabyiza bebe gute se utashaka yawe ngo wenda nawe uwo musore uzajya umutama ni byiza pe ni byiza kandi koko nyine umuntu aba anabishyigikiye kugira umuntu yaba boyfriend yaba girlfriend ukora ku buryo mwese amufasha akarusho yo mwese muyafite urumva nyine ni paradizo muba mwibereyemo ariko wa muntu utayafite ndakomeza muvugire yifitiye urukundo ruri pire wowe utayafite rwose ufite urukundo rwawe uzamubona nawe uwawe ugukunda mugashakana nk'uko yabivuze ngewe simbizi uri umumama yego ufite umugabo ufite n'abana ntabwo ndi bukubaze ngo urugo rwanyu rutunzwe n'iki abana bawe ntibiga ayo mafaranga mubona utayafite bajya ku ishuri gute cyangwa se wabareresha iki barya iki se bakambara iki subiza wenda twebwe kuko tuba twamaze guhitamo sibyo ntabwo mahitamo ubu ufite none wahisemo urukundo wenda urukundo rwaje ariko ntabwo bikanya neza ko wahizemo urukundo nta kandi kantu akantu k'ifaranga ko urukundo nyine umubwire twebwe nk'abamama cyangwa se abubatsi bo muri rusange kubera ko nyine amahitamo yacu burya arangira umunsi uvuye kubisinyira ukavuga ngo ndabyemeye urakumva iyo uvuye kubisinyira ukavuga ngo ndabyemeye ukavuga ngo ngiye kubana n'uyu muntu burya twebwe nyine turanabisoma mu nyandiko dusoma aho dusezeranira baratubwira bati yaba mu byiza cyangwa mu bibi nyine buri kintu cyose mugomba kukinyurana twebwe ako kantu ko kuvuga wenda ngo hari ufite amafaranga menshi cyane ibiki ako ngako waramaze kugahitamo kera warakarebye ubwo nyine ni ukuvuga uba warakarebye kuko ntabwo wambwira ngo ugiye kubisinyira gusinya se bizakorwa n'iki wenda urukundo rurahari yego ariko se muzajya ku murenge wowe ngo mugiye kubisinyira mutambaye ibintu bijyanye n'amafoto ndayabereka kuko bira byose ni amafaranga ni amafaranga bikora ntabwo nabihakanye pe ni amafaranga mu by'ukuri imana ijya inatora rero bishuka abandi bana batarashaka bataramenya wenda ushuka ntabwo ari ukubaza ahubwo mwebwe mugire urukundo turarufite urukundo turarufite reka nkubwire rero ikintu rero gihari sibyo kubera ko abantu benshi basigaye bashakana nta rukundo ruri pire bafite bagendeye ahanini kureba ku bintu cyangwa se kureba ku bindi bintu runaka bitari urukundo ruri pire nk'uko twabivuze niho za divorce ziri kuva iyo ni indi topic yego ni indi topic ibyo bibigendera kuko ntabwo abantu bose bahana divorce biba byaraturutse kuko bagendeye kuki kuri ayo ngo kuko bagendeye ku butunzi cyangwa iki wapi ibyo ngibyo tuzabibabwira mu kindi kiganiro guys niko bimeze pe bya divorce ariko nawe uremera ko divorce ishobora guterwa rimwe na rimwe n'amahitamo ibyo ngibyo ntabwo mbizi ibyo ngibyo ntabyo nzi ibyo turi kureba akanya ni urukundo ni amafaranga buri wese afite uko abyumva muri comment muratubwira uko byumva ese ni urukundo cyangwa ni amafaranga njyewe ndavuga ko ari urukundo rwaratsinze ijana ku ijana amafaranga aza nyuma y'ibindi byose aza nyuma y'urukundo okay ntabwo tuvuze ngo abantu ntibakore abantu bakorera amafaranga ni meza naboneka muzajya mujya mwabona kujya kugira ute gukundana niko bimeze bakorera amafaranga mukore mushaka amafaranga wenda n'ibyo by'urukundo bizacamo ntawamenya mwakoze kubana natwe mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi naho ubutaha ntimwibagirwe gukora subscribe share na comment bye